Nitwa Tiffany, mfite akazi kanjye nkora neza. Yitangira akazi hari imbogamizi nahuraga nazo, nko kubona ifunguro rya mu gitondo, gutega njya ku kazi, kumenya ibigezweho, naho nakora serivisi nkeneye byarangoraga cyane. Nyuma yo kumenya ikoranabuhanga rya Tregacy, ubu byaroroshye. Ibyo nkeneye byose biri mu biganza byanjye. Nkoresheje telefone yanjye, mbona icyo ari cyo cyose nshaka kugenda ishakiye. Tregacy ni application ushyira muri telefone yawe, igufasha koroherwa na serivisi iyo ari yo yose nkenerwa mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nifashishije Tregacy, mbasha kumenya serivisi n'amaduka bindi hafi, bitewe n'aho mperereye, nkayoborwa mu nzira ihangeza byihuse. Aha niho mpurira n'abacuruzi batandukanye, nkaba nareba ibicuruzwa byabo byose, nkatumiza ibyo nkeneye bitansabye kubasanga aho bakorera. Ubu singita umwanya wanjye ku byapa kuko ntazi igihe bisi iri buzire, ahubwo nkoresheje Tregacy mbasha kureba aho igeze ndetse n'igihe biri butware ngo igereho. Si ibyo gusa kuko mbasha kubona buri mutwazi w'abantu ndetse n'ibintu nyegereye nka moto, taxi, amamodoka y'ubwikorezi, nkaba nahuzwa nabo mu kanya nk'ako guhumbya. Ubu amakuru yose ajyanye n'imyidagaduro nk'ibirori ndetse n'inama zigezweho mbibona bitangoye niyicariye mu rugo nkoresheje application ya Tregacy. Ubu Tregacy iraboneka kuri Play Store, ushobora kuyidownloadinga nawe ukayitunga muri telefone yawe ukabasha kuryoherwa nkanjye. Tregacy, all in your hands. Tregacy, all in your hands. Tregacy, byose ubifite mu biganza byawe.